Disability is not inability, yeah. Disability is not inability. Ko nyine rimwe ndarira tu kubera ko bikimara kuba ya Paper Day nk'ibisanzwe ni busy. Ndagusuje uri wose ukomeje gukurikira Icyogajuru TV yaba mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'andi agiye atandukanye. Munsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubageza. Icyo tugusaba, turagusaba gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ntugacikwe n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi tukaba twasuye umusore, tuzi nari umusore cyangwa umugabo, byose araza kubitubwira. Turagira ngo dutangira twibwira. Bakwita nde? Marana Julius. Marana Julius. Ibintu bimeze bite se? Ebye ni neza gake. Kuki sari gake? Ya nawe ubibona tu kona yuko nyine ngaragara neza uko mbona ko maso ngaragara neza, ariko tu hari icyo mbura runaka. Turagira ngo dutangire utubwira Marana Julius ni muntu ki mu buzima busanzwe? Ya Marana Julius ni umuntu uraho usanzwe ariko umu artist. Ya biraho ngaho tu. Ngiye tujya twinjira mu buzima bwawe mbere yo kwenda twajya kuri iki gice cy'umu artist. Utubwire Julius afite imyaka ingahe, avuka he muri rusange? Julius ni umusore ufite imyaka 23, mvukira Rubavu. Aka kanya ukaba uri i Kigali? None nkaba ndi i Kigali wagezemo ryari? Kigali saa 12 nahageze. Nubo ngo bafunguye nawe bita wambuka? Bena byahatari nari ntegereje kabisa. Mu bintu byakuzanye Kigali tujye tubwiye ni nk'iki kintu cyaba cyakuzanye Kigali, byerekeranye n'umuziki, byerekeranye n'ibindi bikorwa turatubwira. Ya ibintu byanzanye ni byerekeranye n'umuziki kubera ko ku ndirimbo naba nararirimbye yitwa Disability. Indirimbo yitwa Disability niyo mpamvu naje Kigali kugira ngo ngire ikintu wenda nyivugaho, bagiye n'icyo abantu bamfasha bazaba babonye nk'ikiganiro cyanjye. Ego dutangira hari ukuntu tubwiye ngo umuntu akurebye inyuma arabona ko uri umuntu umeze neza, ariko nanone hari ikintu ubura. Okay, kuba ari gukurikira kino kiganiro nk'uko mwabibonye, ni umusore ushinguye ufite ubumuga bwo kutagenda. Nyine twavuga ko ari nk'ingingo ubura. N'urugingo mbura to. Ese tubwire ku buzima bwawe ubundi haba hari muri societe mbega bakwakira gute? Byatangiye ubundi wenda wabuhereyemo kumura wenda umbajije. Nirinze wenda sinzi, nirinze kuba kubaza ngo byatewe n'iki, kuko nshaka kukwibutsa wenda bikakubabaza siyo cyangwa bikagukomeretsa. Niyo mpamvu ninze kujya ko utwemereye wenda watubwira. Watubwira uko byagenze muri rusange. Yabitabanga. Ya nyine ntabwo ariko navutse gutya umbona sibyo. Ni accident iba yarabaye maze kuba tu nyine. Tajya usobanura abanyarwanda nyine mbega byatangiye gute kugiye byagenze bitamaze? Ya ni impanuka, nk'uko impanuka ziza ku muntu atariteganyije, ako ni impanuka yamayeho maze kuba hano kuri impanuka akaguru kana hasigaye tu karasigara, ukumva yuko banjyana kwa muganga kari uruhande rwanjye nkareba ikirenge nkariya tu n'icyo kubyakira nyine barakumva abari ibintu bikomeye cyane. Bari ibintu bikomeye cyane kubyakira. Umunsi wa mbere ukira nyine ubona imbago, utangiye gukoresha imbago, wiyumva gute? Barazimpaye ndavuga kabisa iyo bintu sinabikoraho kubera ko narabitinyaga byahataye. Noneho n'umuntu umeze ugendera ku mbago nkabona ari umuntu udasanzwe.
ariko nkurikije nuko nta kintu ndi buhindureho nanjye namaze kubyakira narazitoye to. Wenda so kukubangamira cyangwa ngo twinjire mu buzima tumenye byinshi bigize, ubundi wakoraga iki mbere yo wenda ugira ubumuga? Ndi umunyeshuri to, umunyeshuri ndi umunyeshuri tubimbaho, ndi umunyeshuri gutyo. Wasoje kwiga se? Ubu mwaka bise ndarangiza mu nukuvuga mbega accident wahuye nayo ufite imyaka ingahe, wigaga mu wakangahe n'igihe ki? Accident yabaye 2013, ukumva nyine akaguru nakarwaye igihe kinini bitewe n'ubushobozi bukeya, ngagenda ava mu bitaro bansezereye ntakize, binsaba igihe kinini binsaba igihe kinini nkarwarana imyaka zigera muri 3. Nakarwariye Gisenyi biranga barantransfera Kanombe, ntago ari hano kari kacikiye hepfo hariya, bigenda byanga Kanombe barongera nuko. Ubushobozi ubwo byaremeze bite byose? Wenda ni imodoka yakugonze ni? Ni imodoka yangonze, niyo modoka tunarayibura urukumva bwo. Okay, nubone nengize ngo wenda mu kwivuza wenda wafashijwe n'abakugonze, nandika ko byagenze. Wapi imodoka twarayibuze, ubwo urukumva yuko tumurwimba narabashyize muri Rose, ubwo niho hari yabona aho kwise nakubashyenze byahatari tubitewe nuko tunucyo ibyo nuko. Watubwiye ngo wumva gutabyimvisha ukuntu ugiye gufata imbago, nyine ni wabyakiraga no kuba muri societe wabayemo meze bite? Nyine kubera ko nyine ntabwo nabyakiriye, urumva byari ibintu mbese byari bigoye kugira ngo umuntu abyakire, urumva. Ariko kubera ko sinakwiye yuko natinyaga n'umuntu ufite imbago, no kumwegera namutinyaga, nabona ari umuntu nta kwegera. Ariko nkurikije n'uko bimbayo ndabyakira, urumva. Ariko mu rugo naho kubyakira byabaye ikibazo cyane, baravuga umuhungu wabo kubera ko ndi imfura home mu bana 2 mama yabyaye, urumva. Aba ari ibintu biraho bikomeye cyane. Sinzi niba ukumva muri societe nyine bisanzwe, nta kugutoteza, nta kugira ibintu nk'ibyo nyine gutera ipfunwe nyine bitangira kuba ko nonze gucika akaguru nsubira ku ishuri. Abantu bakajya bampunga, ariko bamubona akambwira disi we ngumarana yacitse akaguru gutyo, sibyo? Bikarangira akajya bampunga, ariko naje gutinyuka abantu kibampunga, nibwo nose nkora indirimbo yitwa disability is not inability. Nawe kukiba no bantu bantinyira iki kandi batarantinyaga ntaramerane, sibyo? Ese kubera ko bariko naje kumbago bari basanzwe, kubera ko n'umuntu wa mbere ukunda gusetsa, sibyo? Ako baramutse bambonye nje nimbago avuga disi marana Julius, ni kubona disi byarahindutse, abantu twicaranaga ngabone nyine barampunze, nimwe naje kuvuga ko wowe ubwawe na pfunwe na kintu byawe, wowe ubwawe wiyumva gute basi turetse naho abantu bakubona uko nguko, we niwabonaga ko wenda biguteye ikibazo kubera ko nene hamaze kukarwara igihe kinini, niwe najyaga no mu bitaro nareba ngasanga hari abacitse abiri n'akaboko, none nge nkahita nticyizere, nkahita mvuga ariko nta kuntu nge nakwishiramo icyizere, basi umuntu wazahura n'iki kibazo akazavuga ko hari umuntu nawe cyabaye wazamutinyura mu kintu runaka, nta kintu nakora. Nanjye byanteye ipfunwe, ariko navuze ngo ese nimporana iryo pfunwe bizanyungura iki, sibyo? Nta n'ikintu kizahinduraho kuri ngewe, urumva.
ndavuga rero katsi ipfunwe nanjye ndyikureho urumva ahubwo nanjye nshaka kubera ko ubuzima bubaye bwo ntago wabuhindura to n'uwavuga wenda ngo habaye insimburangingo ahubwo ntago byakora kuba warabuze akaguru sibyo rero bishatse kuvuga ngo nariyakiriye muze kwiyakira ibyo byatumye bimpa payo kukirute gusubira he ku ishuri kwiyakira byo byarangoye ariko ngimara gukora iyo ndirimbo yo kuvuga ngo disabilities not inability abantu bahise bavuga kabisa umuntu nuko bino bintu byamubayeho hari impamvu wenda nta kantu gasekeje sinzi warafite umukunzi se nyine umukunzi nari umufite umukunzi nari umufite to none se ukimara nyine kumera uko nguko mwaragumye murakundana nawe cyangwa waramutinya ntakongera kumusubiraho wapi nwese ko narinze kuva mu bitaro atansuye ari ibintu biraho bisekeje bro nyine navuye mu bitaro atansuye nose urambwiye ngo watahomo wamara gutaha ugahita uvuga ngo uramuhamagara bwibaza ikintu none yahita kwakiriza wapi byarangiye arankatira ubu se wamubwira ikira ubungubu namubwira iki nk'ubu umuntu mwakundanye wagutera icyo gihe ikintu namubwira ubundi nabibonaga yuko wenda ntabwo wenda icyo wabwira abantu nk'abo ngabo muri rusange ubundi bameze uko ushaka kugukunda kuko wenda hari uko umeze wagira igihinduka akaba yakwereka abantu nk'abo ngabo baba bariho mu isi barahari cyane si ukuvuga ngo ni abakobwa gusa n'abahungu baba bameze uko nguko nyine muri rusange ikintu ngewe n'abantu njye nababyira sibyo nagira ashaka kabisa ariko no kubyakira bikomeye umuntu wamara kumira gutya kongera akagukunda prefera byahatari sibyo rero nyine rero umuntu biba bibayeho gutyo umuntu ntagusure urumva umuntu ntabwo aba yaragukunze sibyo ariko ikintu nababwira ngo urukundo rwa nyarwo aba ari n'amajyambere ku muntu ahubwo ukumva yuko ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yarankunze ni nko kuvuga mbese ngo wenda ngo ni nko kuvuga wenda ngo nkunze mfite amafaranga amaze gushyira abantu bameze uko rwose mujye mwigaya umuntu ushobora gukunda umuntu kuko ufite amafaranga ukamukunda kuko hari icyo afite ntabwo ari byiza umuntu ugomba kumukunda uko ari ukamukunda n'umutima wose kuko nawe yagukunze reka twigaruke ku buzima bwawe undi umunsi wawe uteguye ute ku munsi umunsi wawe uteguye ute mu gitondo ndabyuka nkakora wa mapu kubera ko nkunda kuririmba cyane nyamara ubundi nakoze impanuka zo kuvuga ngo nabuze urugingo nkunda ibintu byo kuririmba cyane disability umunsi wanjye ukuntu uba uteguye njye mu gitondo ndabyuka nka borosa wa mapu yo kugira ngo bigufashe kuba waririmba ukuntu neza narangiza gukora wa mapu nkareba imiziki nkareba nk'indirimbo nk'eshatu ni gutyo kuntu mbambayeho kuri icyo kintu cya wa mapu kujya dusobanura abantu wa mapu ni iki wa mapu nyine ni ituma umuntu abasha ni ukuvuga ngo wowe na mbere hose mbere y'uko ugira impanuka ugira ikibazo nk'iki ngiki wari usanzwe uri umuhanzi wararirimbaga ntabwo nari ndi umuhanzi usibye ko nabaga muri kwaya nyine ntaririmba n'ubumwe nabaga muri kwaya tuntu ubwo namise ncika akaguru bitewe n'uburyo bantu ku ishuri bari yatangiye kumpunga bitamuguhita nkora indirimbo kubera ko nanabyiyumvagamo ariko ndi kuvuga ngo nzabikora anytime muri rusange ese mu buzima busanzwe wenda ni iki kintu ushoboye ushobora gukora wenda nko mu munsi wa wose cyangwa ushobora gukora ikindi kintu ushoboye wenda wakora
ikintu kijya kinezeza mama wanjye icya mbere nuko nyine aba yagiye nk'ahantu agahita ambwira ngo marana usigare uri gukoranya mu rugo nashyizeho ibishyimbo uzi guteka ndabizi no gufura ndifurira nkumva ko ukunda kwambara imyenda imeze ute niyo myenda ukunda kwambara n'umweru n'uko bimeze ntabyambaye ukunda amakabutura se amakabutura ntabwo nyakunda nk'ipantaro ntabwo nyakunda ariko ikabutura ni nk'iya kabiri ku myenda nkunda. Okay, tugaruke ku muziki wawe rero dutangire utubwira ese impano yaje cyangwa wiyumvishemo ryari ko ushobora kuba ufite impano ushobora kuririmba ushobora mbega kutugeza ibihangano byawe impano narayivukanye ariko usibye ko nayigaragaje maze kumera gutya ahita bambwira ngo ni ibibazo bitumye ahanga niba biri aho ngaho nyine abantu biyumvishe bwa mbere bakubwiye ko ari ibibazo bitumye nyine njya mu bintu by'umuziki ariko oya nuko nyine ariho nahise mbona umwanya wo kugira ute wo kubikora. Noneho ndagira umbwire impano umaze kumva ko uyifite tuvuge ufite indirimbo zingana 11 zose ziri hanze ziri izo mwikaye zo ni nka 20 ziri hanze 11. Indirimbo ya mbere wayikoze ryari? Indirimbo ya mbere nayikoze 2020 ubwo yagiye hanze. None se ukimara kwiyumvamo impano tuvuga ukoze indirimbo ababyeyi babyakiriye ute cyangwa na mbere yaho bari bazi ko uririmba byari bimeze bite? Mbere yaho bari bantunze nk'umuntu uri aho ngaho ukundaga gukora iki? Ndi munyeshuri byonyine nta kintu nakoraga ntacyo nasigaye ngo gufata akagare nkajya mu bintu by'abasore biri aho ngaho. Indirimbo ya mbere uyikoze barayumvise se? Ahubwo nkimara kuyikora narayikoze baratungurwa bumvishe ngo nakoze indirimbo. Marana yakoze iki indirimbo igiturage cyose kwa ko nyine ninjye muntu wari urimo umeze utya. Umusamu tipe yakoze indirimbo yo kuvuga kukisa buri sako mfite amatsiko nyine yo kugira ute yo kumva ikintu nagize ute naririmbye si yaririmbye atuka abantu namaganya ibyo bintu yaririmbye ni ibiki. Okay, iyi ndirimbo yitwaga ngo iki? Disability bivuga kumugara bisi yitwa disability is not an ability. Umugara se kuvuga yuko tuba tugira ngo nyine dusobanure n'abantu bose kuri kino interview bumva uko tugira ngo turirimbire twumve nyine kumve niyo mpano kuri iyo ndirimbo disability se. Iyo ndirimbo disability ewana naririmba kuba kubinsabye irihangano turirimbire nubwo ari ibintu biba bigoye. Rimwe na rimwe ndarira nkabura uwamanagura y'amarira rimwe ngicara nkibaza umuntu uzamanagura y'amarira itariki idasanzwe umunsi udasanzwe mu kuvuka kwanjye byari happy mu muryango burya ndagahora gahanze burya shitana arafoha gusa wowe isungero rema niwe muyobozi wa byose itarararara 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 disability is not inability. Disability is not inability. Disability is not inability. Disability is not inability. Yeah man. Yeah. Okay. Muri ndirimbo arandirimbamo ngo rimwe na rimwe ndarira kubera iki? Kubera ko nyine rimwe ndarira kubera ko bikimara kuba nararize
ariko niko nabaye gutya urumva ko hari imirimo ndajya nshobora nareba abatipe tungana hari ikintu bafiteho bagezeho nyine nkarira kubera ko mba ndafite ubushobozi bwo gukora ikintu runaka nanjye ngere ku gite ku cyo bagezeho. Hari aho uvuga ngo umunsi tariki ugira uvukaho, ese ubundi uvuka nyuma nyine tuvuga umaze gukura ababyeyi bigeze bakubwira ubuzima bwawe uvuka uko byemeze, kuko hano hantu numva wa mungani sinzi hadasobanurira nyine mu kuvuka kwanjye byari happy mu muryango, nyine mu kuvuka kwanjye bari bishimye cyane sibyo, ariko bitewe n'ibihe bigenda bijya imbere niho nahise ngirane nakoze iyo mpanuka ngira ubumuga, ngira disability. Muri kumva ko ntago uko bamfataga mbere tunaga ariko wenda byahise bigira byakira byagiye bibagora gutyo. Naho ndirimba nkavuga ngo kumugara si kino birababaza cyane gusa ikiruta byose n'umutima ukomeye wowe komera cyane wigirira icyizere mu kubaho kwawe bishyire mu bushake ntabo baguca intege ubagenera iyo kure ubabwire yuko n'abamugaye ari abantu. Undi disability is not inability, wabitekereje gute? Igitekerezo cyaje gute? Inspiration yavuye he? Dusobanurire. Yavuye kubera ko nyine nkurikije n'uburyo abanyeshuri banyakiriye n'abarimu ku ishuri, nahise mbona yuko no kwiga nkatsinda abantu niho nahise mvuga disability is not inability, wa mugani niko banakunda kuvuga gutyo. Naho ngaho iryo jambo disability is not inability niyo nkomoko yaryo to nkurikije n'uburyo banyakiriye hehe mu kigo. Iyi ndirimbo ifite video? Ifite video. Nese indirimbo zawe ubundi ziba zishingiye kuki? Iyo wandika ushingira kuki muri rusange? Nicyo ugendera wandika? Inspiration ziva he? Bigenda gute? Inspiration iyi ndirimbo disability urumva yo yavuye ku buryo banyakiriye mu kigo nk'umuntu udafite disability, niyo inspiration yavuye se. Naho izindi ndirimbo nkora akenshi na kenshi zo wenda ziba zishingiye muri famiye z'abantu runaka. Urabona hari uburyo abahanzi baririmbamo, akaba tuyu aririmba indirimbo z'urukundo, uyewe ararapa uyaririmba gutya, kuko urebye harimo n'abanzi urana nk'uyu Niyo Bosco nawe afite ubumuga ariko aririmba semi secure, ntago yinjira muri secure cyane. Wowe mbega nihe ubuhanzi bwa butandukanye n'ubw'abandi? Ubuhanzi bwanjye ahantu bwa butandukanye n'ubw'abandi nuko ngiye nshaka kuzakora buri muntu wese ufite disability agahita avuga kabisa burya nanjye hari abantu baba bafite impano runaka sibyo, ariko bakurikije za wenda nk'ubumuga afite agahita avuga ngo ninjya kubyerekana mbese ndabyiririmbira nawe nyine hari abanseke sibyo. Rero ikintu basi ngewe wenda ngewe gose yanjye niyo wita avuga ngo uko ntekereza, ariko sinzi uburyo nyine abandi nabo ukuntu babyumva sibyo. Ariko uzavuga ngo umuntu wese nawe uzaba ufite kino kibazo kubera ko sinjye njyenyine ugifite sibyo. Nawe ubifitemo impano nazabona mfite ahantu intera nateye agahita avuga ariko rero hari umuntu wantinyuye nanjye kino kintu kindimo marana yarantinyuye nanjye nagikora, yaragikoze nta wamusetse. Reba ahantu ageze. Wese aragutinyuye? Umuntu wantinyuye nta muntu wantinyuye no kugira inama, nta n'uwayingira kuri njye washatse gukora ubwo buvumbuzi to. Wumva umuziki wawe wifuza ko wagera he? Ngewe umuziki wanjye urumva ngewe numva ko bundi mu kintu cya mbere umuziki wanjye nkora ntabwo ngukorera ahantu heza pe,
nk'ahantu habi bisi n'indirimbo urayumva kumva ko ifite melody nziza ariko wakumva studio mbona yakoreye mukagira mbese nayikodingisha nka phone bitewe n'ubukene buraho ngaho akibaze noneho namutse ngize nk'amahirwe nkajya muri studio imwe kwa ko buri wese aba afite studio ya prefer runaka sio ngahumekeramo rimwe niga kwa kundi wese kurande rwa ningize studio bamva ukeneye gukoreramo ubonye ubushobozi ubonye ubwo bushobozi bwo kuba wajyamo ubonye ubwo bufasha kati studio kabisa mbona nakuramo ikintu kiza kandi kikangeza kure izo studio nawe urazizi abari zigera muri izo sibyo zigera muri izo wumva wakoreramo nawe urazizi wireba ariko hari abandi nkawe nyine bakeneye kuzimenya nabo bakeneye gukora ahantu ngaho hose wumva ati ngewe uyu muntu binakora ndabikunda akora gutya kabisa nanjye nkoreye ibintu byamfasha kimwe nuko ashobora gukora kino kiganiro ugasanga naguhamagara agufashije izo studio rero wazitubwira iyo studio se niba biri nibanga utashaka kubivuga ariko zihari ntacyo bitwaye nicyo wabwira rero abantu ndashaka kugufasha ukaba ati izo studio ndashaka kuzijyamo nyine iyo studio ngenda mutse ngize nk'amahirwe kubera ko ngiye mfite nk'indirimbo nyinshi mu ikaye kandi buri ndirimbo yose urabizi kibe ifite melody yayo runaka sivyo rero namutse ngize nk'amahirwe nkajya mbese ubukajya nko muri studio imwe ngewe ariko hari umuntu ukora ibintu atabikunze heyo rero ngewe nkimara gukora ino mpanuka ino ngacika kano kaguru nkabura urugingo urumva wakira nk'imana yesi nyaguriye impano banjye mfite impano 100 kuri yindi uriyizeye 100 kuri ndiyizeye so ufite fresheri zimeze gutyo uriyizeye amafresheri kabisa imana yazinshize mu mutwe icyo ubwira abandi bahanzi rero nk'umuntu ufite impano ariko gira ikintu babwira nk'umuntu tu ahubwo ntawe umuntu ufite ahubwo ngewe umuntu gusa umunsi nzabona kandagiye ku izo studio barimo nkurikije n'uburyo mwumva nkayigeramo n'uyu muhanzi se mu Rwanda ugu kwespira ubona uko butuye umuhanzi kabisa arashoboye ngewe mfite inzo zo kuzahura nawe Soshomora akeshi na Dani Vumbi ko abenshi bajya kuvuga ngo tujya kuririmba kimwe nabyo turaza urabitugaho urabutirimbire twumve kuririmba nabikoze ariko ndanongera ntari ndashaka uze kuturirimbira bumve iryo jwi rya Soshomora cyangwa rya Dani Vumbi kumva uryo wamumize none wanze ushobora ko wumva gusa turajya rero ugiye kuturimbira indirimbo imwe hari indirimbo za Soshomora indirimbo za Soshomora yandazizi cyane tugiye turi imbere imwe twumve ko wamumize nyine iryo jwi rifite nk'iryo turimba akantu gato nta kibazo kuri Soshomora ibena nanahiramo hagati nta kibazo nsaba memotse ninatira y'amagambo nsaba ndikirwari mu rukundo tazaba umuhemu w'umutima wankunze ayo niyo umahitamo yanjye yes kuri Dani Vumbi yego Dani Vumbi ni indirimbo nyinshi to Dani Vumbi cyane no wacu urayizi ngo no wacu ari ndimba afite ngo ni mu mutinye urayizi no musinze ako turirimbira iyo wumva ushoboye nkunda cyane no nkunda ya ndimbo yitwa nk'umugozi yafatanyije na Bruce Melody turirimbira twumva aho buryo gutangira kabisa byanshagotse ririmba ahuzi cyangwa niyo yaba ari yawe ariko karemba mu buryo bwe tukumva ijwi rye kabisa rya Dani Vumbi aho kukumva ririmba wanyumvishije ngeze kwima nka uti wow hano rimba nka Dani Vumbi ni indirimbo ivuga ngo indirimbo yanjye yitwa ku mudugudu nangira mvuga ngo ngaye yewe mama we ibyo mbona numva ntarekera kurora ayeye
yewe mama we ibyo mbona numva ntarekera kurora. yamani okay nkuko babivuga ariko nayo ndumva bijya ku bibirimo wagira ngo urida n'ivumbi neza bijya guhura ariko benshi babyemera mu munyacyaro. okay nkuko nyine twaganira ariko fresheri ni zose ndabibona ikiroso kibeze neza harimo amafaranga ngahe no ubukene buraho ubukene bwivuza n'ikiroso wapi nyine tu ni iki kintu mu buzima bwawe witaho witaho kurusha ibindi bwanjye ese ibyo mvuga amafaranga urayafite wapi nayo ahubwo nuko ari ibintu biba biri aho ngaho gusa to. Abahanzi benshi bamaze kuzamuka bamaze kugera wenda aho bifuza hari ibyo bagenda bata karite, hari ibyo bagenda bareka gukora bareka kugira. Wowe umuhanzi hari abahanzi nyine urabona nk'ubu aka kanya ufite ikiroso, ejo dushaka kubona ashyizeho direde wagafashe umuntu wese turabeshya se birashoboka keretse nyine tu wenda nk'umuntu arabizi ko hano ku isi hariho abantu benshi bagira imitima myiza, hari n'abagira ntabwo twese twagira imitima imeze kimwe sibyo. Gusa nyine mbonye nk'ubufasha nkajya muri studio imwe gusa nkayihumekera gusa bakanyumva imwe mu studio z'aba type binaha Kigali ndi kureba ina kilimeti yino nayikunze tandukanye n'iwacu Gisenyi akinanga harashyushye se cyagishyushye ntiwareba ahubwo ndi kumva nakwambara n'isengeri. yes ashaka gusa nyine tu niba biraho ubwo ibaze noneho nk'umunyacyaro yanjye n'indirimbo mfite nk'indirimbo yitwa umunyacyaro, ibaze noneho ngiye ngo kwa Mr Kagame bujya kwa ariko biranyira za studio uko nzivuze kandi ahubwo enda nk'umunyacyaro ndikumvitana gutera n'amatsika ahubwo uyu munyacyaro nayumvise ugeze kuyinyumvisha ahubwo ndagira ngo umbwire sibyo turi kugana no ku musozi w'ikiganiro ndagira hari ikibazo nashaka kukubaza. Hari abantu bameze nkawe bareba interview sibyo bameze nkawe badatinyuka bafite impano kandi bashoboye, ni iki wababwira abantu bameze uko nguko? Ikintu nababwira uko nibatinyuke kubera ko Marana Julius yabatinyuye. Marana izina Marana risobanura iki? Marana risobanura gutinyuka. Izina ry'ubanzi cyane izina rya famille ni izina nyine baba baranyise kera bakurikije kubera ko nakuye ko ntavutse meze neke. Kubera ko muri quartier hari abantu baba baza mu gakina bitewe n'imigero ubutera bakakwitirira umuntu runaka. Niyo ikaranyira iryo zina wenda ari guhamye. Naho then Julius tu meaning yaryo wenda cyeka waba ubizi. Niyo Julius kabisobanura umuntu bisi ukora ibintu byatiganye sibyo kandi umuntu ukunda gusetsa unakundwa cyane none gahita bihura n'amana ngo tubwire nyine kuri icyo kibazo n'inkubaje no karagaciyemo abana bameze nkawe cyangwa bameze nkawe nicyo bababwira badatinyuka mwana kubye yuko ntibatinyuke Marana yabatinyuye rero umuntu wese ufite impano wese ntakazavuge ngo umuntu ko mfite disability yewe ugenda werekane icyo ufite kurimo muri wowe sibyo abantu niba gikunda ebana nta kindi kintu kabisa wakinakubwira ni uri iwanyu ufite ikintu washobora ufite ubumuga we shakisha ukuntu nuko ari ugukena ariko nzi ko ntazakena urugo rwose ko zarugeraho. Aka kanya ufite abantu bari kugufasha bimeze bite? Tubwire uri gukora umuziki bimeze bite, abantu bari kugufasha no mu byakuzanye Kigali njyango nibyo birimo? Yandi gukora umuziki ariko namutse ngubwiye kugira ngo nkore nk'indirimbo imwe ibintu biba byansabye rebe ubundi ngiye studio ahantu iba kumanuka ntigesha icyabiri sibyo iri Kigali oya iri iwacu muri zone iwacu arigiye uvuga wenda ngo uri muri Kigali uni mu ngengero za Kigali sibyo ariko ikita nkuko uri muri Kigali sibyo ahantu studio ahantu iba ahantu njya gukorera
birangora bya hatari kubera ko ari igihe mbura n'itike producer yankaniye gakubita n'igitsi birometero ngabizamuka n'uwigitse imvune z'abahanzi biraho ngaho si imvune z'abahanzi wasanga aribyo bavuze amugana. Ni iki kintu gishobora gutuma umuziki wahagarika reka kuwukora? Keretse nabyutse ngasanga amugani akanyombya ngo ururimi ngo yavutse burya ngo idahebeba ururimi ntarwo mfite ikintu cyonyine cyatuma kabisa mbihagarika kubera ko kubireka biketse nimba nanageze ahandi tuzajya twese to. Wowe ku giti cyawe rero ubufasha wifuza bumeze bute? Wifuza watubwiye akonje sinzi impamvu ubu ngubu sinzi niba ari uko utabitubwiye cyangwa utabidusobanura neza. Ubu nta muntu ufite uri kugufasha mu muziki turi kenda mu buzima busanzwe cyane muri kuganira wenda muri mu biganiro wenda navuga nk'uko umuntu wenda uri kumfasha ari nkawe wankoresha ikiganiro impamvu sibyo impamvu si wiseka sibyo kubera ko ndabivuze kubera ko biteguye reba mu Gifaransa mu Cyongereza mu Giswahili n'Ikinyarwanda bavuga ururimi ushobora ariko tukubazamo nta n'Ikinyarwanda ndi mwene Kanyarwanda bro. Ikinyarwanda nicyo wiyumvamo. Ndagira ngo bazakabazo kamwe mu Kinyarwanda wambwiye ko turuka ni Rubavu kandi ibyo ni mubizi. Udusaka duke turi ku rusyo batwita ngo iki? Udusaka duke turi ku rusyo ndabiyende kabisa nyine ni Ikinyarwanda kubyumva udusaka. Aka kayigeze Kigali urabyibagiwe? Ni Kigali kuma umuntu ahageze ahindura n'imvugo abasha kuyihindura. Turakunaniye. Udusaka duke turi ku rusyo ubwo ni nko kuvuga wenda ngo reka ngiye mwibariza ikindi rero gisanzwe kandi cyo sibyo. Minisitiri w'umuco na siporo yitwa nde? Kubera ko ngewe umuyobozi wa mbere ngewe nsi mu rugo kabisa byabayoboza umuntu na directeur wacu ari igihe byari byamaze umwaka nde ntanamumenya uzima bose ari ibintu ntabwo nkunda kumenya ibintu by'abayobozi. Muri uyo muyobozi nkunda kumenya mu rugo ni papa na mama kubera ko nibo baba akebya abayobozi bawe. Nicyo ngicyo kirakunaniye. Iyo umuntu avuze ngo agiye kuri wireless abagiye he? Ubwo abagiye kuri connection. Okay, reka dusoze ikiganiro inshuti mwari mukurikiye Ijuru TV aho muri hose. Turabashimira mukomeza gukora subscribe kuri channel yacu mugiye kujya mubona ibiganiro bigiye bitandukanye byinshi bicaho. Twari turi kumwe na Mara na Julius twe twamusuye yatuganirije ku bantu bameze nkawe mufite ubumuga mubana n'ubumuga. Turajya mutinyuke murashoboye muri rusange. Nuko ngiye gusoza wowe uraturirimbira agace kuri iyo ndirimbo ugira icyo usaba abanyarwanda nge nasoje. Urakoze cyane kandi umubwitange nabukunze. Wansabye umunyacyaro cyane kubikora ni ibintu byoroshye cyane. Itangira uvuga ngo ayi wewe mama we fata gatoroshye nk'ibyirire wa mukobwa umwe wacu ntabona asa n'uwashaririwe nishapure ibyo ngibyo yarabyibagiwe nakamini ikuri moto hayiwe data ndapfuye we abanyacyaro baranyobera niba gifata nk'amahano ujya kuvoka wasanye iki niwageze ku isuri buri iyo ufite imyatu bigenze ute cyangwa amariboro bigenze ute ndashaka umbwire wagahungu we ndashaka umbwire wowe munyacyaro iby'umujyi bitandukanye n'iby'iwacu mu cyaro. Iwacu mu cyaro tw'abanyamujyi dutandukanye cyane n'abanyacyaro. Murakoze cyane. Ubufasha ngiye nabasaba ni gukora subscribe na share niba wakunze ibiganiro bya Mara na Julius. Nibyo nabasaba gusa nyine
niba wabikunze gusa n'ubufasha bwawe kandi thanks mbaye mbashimiye cyane. Marana Julius again nari mwiza we mfite igikundiro nambara kuko nshaka we nkundwa n'ingeri zose mu karere k'iwacu we bafataga nka marayika imitungo nari narushuje hirya no hino we gusa nge naje gushiduka imitungo yanjye yarashize gusa nge naje gushiduka imitungo yanjye yarashize genda shitani we waneje insike z'abagore samari imitungo ubu nzikaye buri kugira umugore urenze umwe yo batakwishe bibera ngofero kugira umugore urenze umwe yo batakwishe uba gusugusuma nandi mu manegeka gira unabaye ibyo naruhiye n'amaboko yanjye bishize mbireba niba nyuzwe nibashize ipfama bashaka ko napfa banyangishije abana banjye banyangishije abuzukuru banjye banyangishije n'abakwe banjye ko n'abagore banjye we banyangisha abuzukuru banjye banyangishije abana banjye banyangisha abakazana banjye bashaka ko napfa gusa nge nazi gushiduka imitungo yanjye yarashize genda shitani we waneje insike z'abagore samari y'imitungo ubu nzikaye buri kugira umugore urenze umwe yo batakwishe bibera ngofero kugira umugore urenze umwe yo batakwishe uba gusugusu ushaka umugore ni byiza bikarushaho utamufite nakunze abagore nkiri mutoya marutisha imitungo yanjye ubu imbandimera nakunze abagore nkiri mutoya none imitungo yanjye yose irashize genda shitani we waneje insike z'abagore samari y'imitungo ubu nzikaye buri kugira umugore urenze umwe yo batakwishe bibera ngofero kugira umugore urenze umwe yo batakwishe uba gusugusu mama we
numva narekera kurora aye mama we aye yewe mama we ibyo mbona numva narekera kurora aho ntoroka uzahise neza uhishe mu nda yawe baravuga bakundukize nimara gukena bazakuvugiriza inkuru ku gasozi mu mudugudu aho ntoroka uzahise neza uhishe mu nda yawe baravuga bakundukize nimara gukena bazakuvugiriza inkuru ku gasozi aye yewe mama we aye ibyo mbona numva narekera kurora aye yewe mama we ibyo mbona numva narekera kurora birasawe nawe nyatuwe uzajye mukunda gusenga nyagasa kazunguwe papa handiwe uzajye mukunda gusenga nyagasa irakiza diyonizi uzajye mukunda gusenga nyagasa aye uzajye mukunda gusenga nyagasa rukundo we mawakewe uzajye mukunda gusenga aloyizima uzajye mukunda gusenga nyagasa aye yewe mama we ibyo mbona numva narekera kurora aye yewe mama we ibyo mbona numva narekera kurora umugore umwe w'umunyabirwi abumwami yahaye amata nk'inyama umusaza umwe w'umunyabirwi abumwami yahaye amata nk'inyama twibyinire tututana abo tutari umwe ntibajishe umutwe twibyinire tututana abo tutari kumwe ntibajishe umutwe umugore umwe w'umunyabirwi abumwami yahaye amata nk'inyama tw'umusaza umwe w'umunyabirwi abumwami yahaye amata nk'inyama mama we ibyo mbona numva narekera kurora aye yewe mama we ibyo mbona numva narekera kurora Marana Julius nari mwiza we mfite igikundiro nambara kuko nshaka we nkundwa n'ingeri zose mu karere k'iwacu we bamfataga nka marayika
imitungo nari narushushe hirya no hino we gusa njye naje gushiduka imitungo yanjye yarashize gusa njye naje gushiduka imitungo yanjye yarashize na shitani we waneje insike z'abagore samari y'imitungo ubu nzikaye buri kugira umugore urenze umwe yo batakwishe bibera ngofero kugira umugore urenze umwe yo batakwishe uba gusugusuma nandi mu manegeka kiru nabaye ibyo naruhiye n'amaboko yanjye bishize mbireba niba nyuzwe nibashize ipfama bashaka ko napfa banyangishije abana banjye banyangishije abuzukuru banjye banyangishije n'abakwe banjye ko n'abagore banjye we banyangisha abuzukuru banjye banyangishije abana banjye banyangisha abakazana banjye bashaka ko napfa gusa njye nazi gushiduka imitungo yanjye yarashize na shitani we waneje insike z'abagore samari y'imitungo ubu nzikaye buri kugira umugore urenze umwe yo batakwishe bibera ngofero kugira umugore urenze umwe yo batakwishe uba gusugusu gushaka umugore ni byiza bikarushaho utamufite nakunze abagore nkiri mutoya marutisha imitungo yanjye ubu imbandimera nakunze abagore nkiri mutoya none imitungo yanjye yose irashize na shitani we waneje insike z'abagore samari y'imitungo ubu nzikaye buri kugira umugore urenze umwe yo batakwishe bibera ngofero kugira umugore urenze umwe yo batakwishe uba gusugusu mama we ibyo mbona numva narekera kurora yewe mama we ibyo mbona numva narekera kurora aho ntoroka uzahise neza uhishe mu nda yawe baravuga bakundukize
nimara gukena bazakuvugiriza inkuru ku gasozi umudugudu aho nturuka uzayishe neza uhishe munda yawe baravuga bakundukize nimara gukena bazakuvugiriza inkuru ku gasozi yewe mama we ibyo mbona numva ntarekera kurora yewe mama we ibyo mbona numva ntarekera kurora birasawe nawe nyatuwe uzajye mukunda gusenga nyagasani kazunguwe papa handiwe uzajye mukunda gusenga nyagasani irakiza diyonizi uzajye mukunda gusenga nyagasani uzajye mukunda gusenga nyagasani rukundo we mawakewe uzajye mukunda gusenga aloyizima uzajye mukunda gusenga nyagasani yewe mama we ibyo mbona numva ntarekera kurora yewe mama we ibyo mbona numva ntarekera kurora umugore umwe w'umunyabirwi abumwami yahaye amata nk'inyama umusaza umwe w'umunyabirwi abumwami yahaye amata nk'inyama twibyinire tututana abo tutari kumwe ntibahishe umutwe twibyinire tututana abo tutari kumwe ntibahishe umutwe umugore umwe w'umunyabirwi abumwami yahaye amata nk'inyama umusaza umwe w'umunyabirwi abumwami yahaye amata nk'inyama yewe mama we ibyo mbona numva ntarekera kurora yewe mama we ibyo mbona numva ntarekera kurora Marana Julius again nari mwiza we mfite igikundiro nambara kuko nshaka we nkundwa n'ingeri zose mu karere k'iwacu we bamfataga nka marayika imitungo nari narushuje no hirya no hino we gusa nge naje gushiduka imitungo yanjye yarashize gusa nge naje gushiduka imitungo yanjye yarashize kena shitani we waneje insike z'abagore samari imitungo ubu nzikaye buri kugira umugore urenze umwe yo batakwishe bibera ngofero
kugira umugore urenze umwe iyo batakwishe uba gusugusuma nandi mu manegeka gira untabare ibyo naruhiye n'amaboko yanjye bishize mbireba ntibanyuzwe ntibashyize ipfama bashaka ko napfa banyangishije abana banjye banyangishije abuzukuru banjye banyangishije n'abakwe banjye ko n'abagore banjye we banyangishije abuzukuru banjye banyangishije abana banjye banyangishije abakazana banjye bashaka ko napfa gusa njye ntazi gushiduka imitungo yanjye yarashize kenda shitani we waneje insike z'abagore sambari y'imitungo ubu nzikaye buri kugira umugore urenze umwe iyo batakwishe bibera ngofero kugira umugore urenze umwe iyo batakwishe uba gusugusu gushaka umugore ni byiza bikarushaho utamufite nakunze abagore nkiri mutoya marutisha imitungo yanjye ubu imbandimera nakunze abagore nkiri mutoya none imitungo yanjye yose irashize shitani we waneje insike z'abagore sambari y'imitungo ubu nzikaye buri kugira umugore urenze umwe iyo batakwishe bibera ngofero kugira umugore urenze umwe iyo batakwishe uba gusugusu